uno munsi nyamukuru none umuntu watuzinduye ahangaha ni umuhanzi wanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, uwo nta wundi ni Run-Up. Ukivuga izina ry'indirimbo ye Tsunami utari wakavuze n'amazina yiwe, waba uri umwana cyangwa se ukuze uhita umenya uwo ari we bavuze mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi ikintu tugiye kumurebaho, tugiye kureba amateka amwerekeyeho y'umwihariko ku giti cye ndetse n'ibintu yagiye akora bigiye bitandukanye n'uburyo imiziki yiwe yakunzwe n'abantu n'uburyo ayikoramo. Run-Up amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Emmanuel Kwizera, akaba ari umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bari kuzamuka mu buryo bukomeye mu njyana ya Afropop. Yavukiye Gitega mu karere ka Kicukiro, Kigali mu mwaka wa 2002. Uyu muhanzi birumvikana arakuze, afite imyaka ishaga 23. Uyu muhanzi Run-Up yakorewe mu muryango usanzwe ukunda kuririmba mu rusengero, ndetse nawe yatangiye kuririmba mu rusengero akiri muto, ari naho yamenyekanye ku izina cyangwa se ku njyana yo gukina piano afite imyaka 14. Mu mashuri ye yisumbuye yakoze nk'umu DJ, maze abahungu bagenzi be cyangwa se abantu bagendana inshuti ze bamwitaga izina rya Runtown. Nyuma yaje kurihindura iryo zina arishyira mu buryo bwe bwihariye ku giti cye, ari naho havuye iri zina akunda gukoresha ku mbuga nkoranyambaga ariryo bita Run-Up. Uko biri kose urumva Runtown yakuyeho town ashyiraho Run-Up, birumvikana. Urugendo rwe mu muziki, uyu muhanzi wamaye ku izina rya Run-Up mu gihugu cy'u Rwanda. Run-Up yinjiye mu muziki byeruye mu mwaka wa 2023, ariko umuziki we watangiye kwigaragaza cyane mu mwaka wa 2024 ubwo yasohoraga indirimbo ye yise On God. Yakoranye n'umuhanzi w'umugande wamamaye cyane ku izina rya Pilaso. Iyo ndirimbo yakunzwe bikomeye, ikaba yararebwe n'abarenga miliyoni imwe, yararebwe kuri urubuga rwa YouTube ndetse na Instagram ndetse no gukinwa ku mbuga za TikTok. Uretse On God, Run-Up afite n'izindi ndirimbo zakunzwe cyane harimo nka Isabella, Dreet C. Izo ni indirimbo zagiye zimukorera ibitangaza bigatuma yamamara mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ndirimbo zatumye akora ibitangaza harimo indirimbo yaje gusohora nyuma, aho iyo ndirimbo yaje kuzamo amakimbirane. Baragiye muri studio hamwe n'umuhanzi wamamaye ku izina rya Chris Easy cyangwa se Rukundo Christian, biza gupfa nyuma. Uyu muhanzi bamusaba amafaranga ari hejuru cyane. Uyu muhanzi Run-Up aje gukora indirimbo ye yenyine. Iyo ndirimbo nta yindi ni Tsunami. Iyi ni indirimbo ye nshya yasohotse mu mwaka wa 2025, ikaba yarakoze impinduka zikomeye, kuko mu minsi 10 gusa yari imaze kuzuza abarenga miliyoni imwe mu majwi stream, bituma iba imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Imico n'ubuhanzi by'uyu muhungu wamenyekanye ku izina rya Run-Up, biravugwa yuko akimara gusohora indirimbo yahise agura imodoka ihagaze agaciro ka miliyoni zisaga 20. Iyi ndirimbo mu rukumbi yamukoreye ibitangaza bidasanzwe, aho yaje kubaka inzu ya miliyoni zigera muri 20. Uyu muhanzi ari mu bantu badapfusha amafaranga ubusa n'ibindi byamamare usanzwe uzi byanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se n'abandi bantu bazamukanye yabatanze kugerayo. Yakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ari kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzi Run-Up tugiye kureba imico ye n'ubuhanzi, ese abifatanya ute? Run-Up ni umuhanzi wihariye mu majwi ya vocals no mu buryo ashyiramo inkuru zifite ubutumwa. Yibanda cyane ku ndirimbo zirimo ubuzima bw'urubyiruko, gukundisha urukundo rufite umumaro, kwizera, kugarukira Imana no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, dore yuko yigeze gufungwa azira gukoresha ibiyobyabwenge. Bamufashe yatiye imodoka, bamufatana harimo ibiyobyabwenge, baza kuvuga yuko arunywa. Aho niho yaje gufungwa bwa mbere muri gereza. Avuga ko abadakora umuziki gusa nk'akazi, ahubwo abona umuziki nk'ubutumwa ni nk'ubutumwa buba bugenewe urubyiruko n'ubutumwa bw'Imana.
yashimangiye ko ashaka gukoresha umuziki we kugira ngo ube urumuri ku rubyiruko, aho abasha kubarinda ibiyobyabwenge no kubarinda mu ngeso mbi n'abashore mu ngeso z'ubusambanyi. Icyo twatwita nka inspiration cyangwa se icyizere, Run Up avuga ko akomora icyizere cyangwa se imbaraga cyangwa se ishaka mu bahanzi mpuzamahanga barimo nka Wizkid, Runtown, Burna Boy n'umuhanzi w'umugore wamamaye cyane ku izina ryo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi, Angelique Kidjo. Uyu muhanzi yakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi akishimira n'abahanzi b'Abanyarwanda no kwizera, ikindi kandi no kwizera ku bahanzi bo mu Rwanda ko hari icyo yabareberaho nka bakuru biwe akabafatiraho icyemezo. Intego ye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu rubyiruko, intego ye ni ugukomeza kuzamura ibendera ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga binyuze mu muziki we, kandi akabikora adashingiye ku nyungu ze z'amafaranga, ahubwo yita ku butumwa afitiye sosiyete muri rusange ashaka kubagezaho. Umusozo twasoza tuvuga kuri uyu muhanzi Run Up cyangwa se nk'umwanzuro twamufataho bw'umwihariko, Run Up ni umwe mu bahanzi bashya bafite impano ikomeye ikizamuka, ijwi rye ry'umwihariko n'ubutumwa bufite intego, afatwa nk'icyizere cy'ahazaza mu njyana za Afropop mu Rwanda, ndetse n'indirimbo ze nka On Guard na Tsunami zikomeje kumwubakira izina mu ruhando rw'umuziki mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Run Up rero ni izina rishya rikurura uyu muhanzi. Run Up rero ni izina rishya uyu muhanzi Run Up rero ni izina rishya riri kuzamuka neza ku rwego rwo hejuru, rizafasha kuzamura isura y'umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzi ikintu twasoza tumuvugaho, uyu muhanzi yakoze byinshi mu gihugu cy'u Rwanda, ibikorwa by'indashyikirwa. Niba ubona wari umukeneye wakana subscribe, comment and share. Ciao, imvura igwa n'isubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari undi muntu washaka tugukoreraho cyangwa se ikindi kintu runaka, wakandika muri comment. Murakoze.